uzi wowe urimo urambwira ngo njyewe nzajye subi nese uri Imana oya ujye ubanza urebe nabo uvugana nabo mani ndakubwiye rero tesefu we ntago wemerewe kunyobora kuko nyoborwa na ila subuhana watara zabisanga ku 8-7 aho ngaho njyewe ndo mukorodone ndodera inkweto aho ngaho hepfo rwose muri feruje njyewe korodone nitwa Bihoki Adodiye kwiranga muntu yanjye ngo afite ibyangombwa mu izina rya Yesu. Imana rero yatugire neza mu izina rya ni amasaha yo guhambiriza abadayimoni na za Nyabingi. Ubwo rero mukomeze mufate urugendo. Abafite za Nyabingi biragaga yuko mwaragaragaye inkera gutabara zitari ubushaka kwa mwabuze imirongo amasaha uzabane nta n'umuntu ugukunda. Iyo umuntu akureba abona uri n'umusenzi rwose, wowe uri umusenzi. Reka nkubwire ukuntu reba wahereye hano mu gitondo twanabanye. Reka nkubwire nta muntu ugukunda uretse ila subuhana watara ayo ni papa sibure. Ubwo nukuvuga ngo rero mu gihe Imana igukunda wowe uzirinde ibintu bizatuma Imana itagukunda. Ngaho vuga bya bindi wari ugiye kuvuga. Ngaho vuga numve ngiye kukwiyoriza ye ibyawe ariko we vuga ibyawe ntuvuge ibyanjye. Ubwo uranyumva neza aho ngaho nyine umeze uko umeze ngaho vuga numve. Nari ngiye kukubaza ngaho vuga numve. Nari ngiye kukwiyoriza ari Yesu urumva na Muhamadi ninde wemera cyane? Uravuga uriya mukobwa wanjye witwa Amuza. Ce n'est pas possible vraiment, donc I is good. Wumva nkubwire urumva ndakumva neza uzajya urumva unsubiza ibintu ndi kukubaza none se kuri kwita nago Nitunga kuri kamera cyane. Nangire sibyo. Reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza wowe ukurikiye The Trends 250. Ushobora kuba udukurikiye kuri YouTube channel ya The Trends 250 cyangwa ukaba udukurikiye kuri page yacu ya Instagram. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi. Natangira twibwira. Njyewe nkaba nitwa Bihoki Adodiye nkaba ndo umukozi w'Imana. Uretse gatoya ko nabonye wambaye ingofero y'Abisilamu. Nkaba narabaye umuyisilamu Nyamirambo nkaba naritwaga Musa nkaba ndo umukozi w'Imana. Ibyo nabyo tukabishimira ila subuhana watara Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Niba wowe uri umukozi w'Imana ukaba usenga byo wasenga byose uzasenga Imana yawe kuko ni wasenga imyuka mibi ya za dayimoni uzasenga Imana yakuremye yawe kuko mu ijuru hari Imana itaba. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaho mva nkubaza ka none se ari kamweburiza utonze wowe urimo urambwira ngo njyewe nzajye subi nese uri Imana oya ujye ubanza urebe nabo uvugana nabo mani ndakubwiye rero tesefu we ntago wemerewe kunyobora kuko nyoborwa na ila subuhana watara. Ngaho vuga bya bindi wari ugiye kuvuga. Ngaho vuga numve ngiye kukwiyoriza ye ibyawe ariko we vuga ibyawe ntuvuge ibyanjye. Ubwo uranyumva neza aho ngaho nyine umeze uko umeze ngaho vuga numve. Nari ngiye kukubaza ngaho vuga numve. Nari ngiye kukwiyoriza ari Yesu urumva
na Muhamadi ninde wemera cyane kuko watangiye unsengera kandi wambaye n'ingofero y'abisilamu? Hari Yesu na Muhamadi ninde wemera? uko wowe n'izo mikoro zawe urabona wasohoye n'ibyuma ntako utagize ngo Imana ikumenye ku 8:17 kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo nibwo watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Ayo akaba ari amagambo agira ngo nawe ubwawe wishyire ku murongo. Niba waragiye kuraguza uzabibwira Imana yawe, kuko Yesaya yabaye umukozi w'Imana, uwo bitaga Yohana umubatiza. Mukomeze mujye mwiga Bibiliya, kuko mu ijuru hari Imana itabara. Twagiye ku murongo w'8:17 kugira sibyo. Yego Uretse dutangire rero, urumva ntabwo ari uko batangira. Njye ntangira nivuga nawe ukivuga amazina yawe nk'aba uretse se. Umbabarire, Imana ifashe iyo mikoro yawe ivuge. Kuvugaho biri kuvuga nabyumvise. Reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza wowe ukurikiye. Ndagushimira yuko wankunze, twagushimye uri Imana itabara mu Rwanda rwa Gasabo. No kuri wambirije imbaraga za Satani, no kuri watugiriye neza. Imbere yawe rwose tuzi yuko Mana uri imfura, natwe turi imfura. Gusa kubana nawe Mana urakoze kubyakiriye Data wera. No kuri wambirije, no kuri ntacyo twagushinja, kandi no kuri turakwakiriye Data wera. Ubwo muzabisanga ku 8:7 aho ngaho ngewe ndo umukorodoniye ndodera inkweto, aho ngaho hepfo rwose muri feruje. Ngewe korodoniye nitwa Bihoki Adodiye, kw'irangamuntu yanjye nk'abafite ibyangombwa. Mu izina rya Yesu, Imana rero yatugire neza mu izina rya. Ni amasaha yo guhambiriza abadayimoni na za Nyabingi. Ubwo rero mukomeze mufate urugendo. Abafite za Nyabingi biragaragara yuko mwaragaragaye. Inkeragutabara zitari ubu mushobora kuba mwabuze imirongo. Amasaha rero Imana yagize. Ubwo muzabinyuza ku 8:7 rero wakorodoniye. Wowe uzagenda uzabinyuza ku 8:7 aho bita ku Munamagara. Tugenda gusengera indabyo mu mwuka wawe. Dore n'inkoko zirangaha. Mana turagusenze uhambirize n'abadayimoni. No kuri ndabona bagiye. Ubwo niba mwaranze rero kubyumva, muzagenda muzabisanga muri feruje. Mana turakwinginze, watubereye imfura n'ukuri. No kuri rwose turakwinginze, tuzabana nawe iminsi yose. Mana no kuri turakwinginze, ugere mu rugo iwacu. Twaretse amazi n'amazi twagiraga, amazi twayabonye mu izina ryawe. Ibintu muzajya mukeba byose muzabyake. Yesu wo mu ijuru niwe uzaba ibyo mushaka byose. Yesu yiteguye kuwimikeye. Wakoze ubukwe byakubayeho, ariko nta mikenyero n'imyitero. Ntabwo